burya hari ubundi buzima buri muri Bibiliya bwari buhishwe utaruzi. Niba ushaka kubumenya, bana natwe muri iki kiganiro. Shalom shalom, bahaye ikaze mu kiganiro mumaze kugenda mukunda muri benshi, aho rero duhishura ubuzima bwacu buba bugiye buhishwe, kandi mu by'ukuri hari imirimo n'ibitangaza bimaze gukoreka muri iki kiganiro. Rero njye tugiye kubana nk'uko mumaze kubimenyera, ndi Wisdom. Rero uyu munsi umutwe w'amagambo tugiye gusengeramo nawise ngo shaka imirimo. Nanjye shaka imirimo izaduherekeza, kuko birakenewe mu bwami bw'Imana. Rero twatangira dusenga. Rero nk'uko mumaze kugenda mubimenyera, dutangira iki gice dusenga, kuko ni igice tuba twiteguye guhishuramo ubuzima bwacu buhishwe. Kandi ndagusezeranya ko nubana natwe ugakomeza gukurikirana iki kiganiro, hari ibintu byinshi bizahinduka mu buzima bwawe, kandi uzaduha ubuhamya rwose, kuko birahari kandi ubuhamya burahari. Rero dutangire dusenga. Mana, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza waturemeye ngo tunezererwemo. Mana, tugushimiye ko waturaritse kandi natwe tukabasha kwitaba. Reka rero imitima yacu n'ibitekerezo byacu biganze kandi ubiyobore Mwami. Ubushake bwawe bukoreke ubwo twumva ijambo ryawe, utwigishe kandi udusobanurire, uduhe imbaraga kugira ngo dushyire mu bikorwa ubushake bwawe. Izina ryawe rikomeye rishyirwe hejuru. Amen. Tugiye gusoma rero ijambo dusanga mu Byakozwe n'Intumwa. Turarisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9, turava ku murongo waho wa 36 tugeze kuri 43. Umutwe w'amagambo uragira uti: Petero azura Tabita. Kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati: ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati: Tabita, haguruka. Arambura Petero aramufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amuha ari muzima. 42 bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni umuhazi. Amena. Imana rero idufashe muri iri jambo, tubashe kumva kandi dushyire mu bikorwa icyo Imana idusaba. Nk'uko natangiye, mu by'ukuri rero ukeneye imirimo, nanjye nkeneye imirimo izaduherekeza, kuko ari ngombwa mu bwami bw'Imana. Urumva rero habayeho igihe uyu muntu Doruka aza kugira gute, ararwara arapfa. Ngo amare gupfa rero, ngo bamare koza intumbi ye bayishyira mu cyumba hejuru, ngo batumaho umukozi w'Imana Petero rero ngo hagere bamutekereza uko byagenze ko yapfuye. Ngo noneho ntibabivuze mu magambo, ngo ahubwo abapfakazi ngo baraje bamuhagarara iruhande rwe barira, ngo berekana n'amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye. Mwibuke ko twatangiye bavuga ngo ni umugore wagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi.
rero ushobora kuba uri umukristo mwiza rwose ukiranuka ukanga icyaha ariko ugasanga nta mirimo. Mu by'ukuri rero dukeneye imirimo. Mu by'ukuri Doruka ntago yazuwe nuko yirirwaga mu rusengero mu gitondo akarara mu rusengero nimugoroba, ahubwo yazuwe nuko hari imirimo myiza yakoreye abantu barayibuka, barangije bayibutsa Imana nayo ibonye ko abo umuntu bavuyemo abafitiye umumaro iramubagarurira. Rero ni ukuvuga ngo no mu bwami bw'Imana, Imana ikenera umuntu ufite umumaro, Imana ikenera umukozi. Ni byiza rero ko turi abakristo, kuko muri iki gihe usanga ikintu cyo gufasha gisigaye kigoye cyane, abantu ntabwo bakicyumva. Byabagaho mbere pe abantu bagafasha, ahubwo nuko nanone Satani yagendeye muri ibi byo gufasha agahagurutsamo n'abantu babatubuza. Umuntu akaba yahaguruka akaza ashaka kukurira amafaranga, kukurira ubutunzi, akakubeshya ko amerewe nabi, akakubeshya ko arwaye, afite uburwayi bukomeye cyane, ariko mu by'ukuri atari uko abufite, ahubwo ari ukugira ngo akurire ibyawe. None wowe wanabikora ubikoreye umutima mwiza, ukazasanga nyuma wa muntu ni umutubuzi. Cyangwa se ukagirira neza umuntu bishoboye kurusha no ku mwana w'imfubyi akaza akakurira ati nta nzu ufite, batwirukanye n'iki, ukaba wamuha inzu ukamucumbikira. Mu gihe runaka ukazasanga niwe wagusenyeye, mu gihe runaka ugasanga niwe ukwibye. Noneho rero kubera ibyo bintu Satani yagiye abibyukiramo, kuko azi icyo imirimo imaze mu bwami bw'Imana. Erega burya tujye tumenya ngo ntabwo Satani akora icyo atazi, akora icyo azi. Niyo mpamvu natwe rero tudakwiye gucika intege, ahubwo dukwiye kumurwanya mu buryo bwose. Noneho rero akavuga ati imirimo ngewe nzi ikivuze mu bwami bw'Imana, imirimo iri mu bintu bikomeye cyane, imirimo iri mu bintu bikora ku mutima w'Imana. Reka rero njye nzace mu bantu bahemukirane biciye mu mirimo, noneho abantu barekeraho kugirira neza. Kuko usigaye uganira n'umuntu kandi ari n'umukristo akakubwira ati ngewe nagiye ngirira neza abantu benshi, ariko abo nagiriye neza nibo bahindukiye bagira gute baramemukira. Ariko mu by'ukuri ikintu ntavuga, we ntuzarebe umuntu wagiriye neza waguhemukiye, ahubwo uwaguhemukiye si uwo muntu, ahubwo ni umwuka waciye inyuma uca muri uwo muntu wagiriye neza kugira ngo utazongera kugira neza. Imana idufashe cyane, Imana idufashe twongere dusubire ku rufatiro, twibuke kugira neza bene data, twibuke kugaburira abashonje, twibuke kwambika abambaye ubusa, twibuke niba ufite imyenda wambika wari wambaye ubusa udafite icyo kurya umuhe, ukuririye umufasha ubifitiye ubushobozi. Ariko nanone Imana idufashe turinde n'indyarya, kuko ibi bintu birimo indyarya. Reka mbabwire bene data, ntabwo ari ibintu byoroshye. Muri iki gihe hariho abesikoro bateye ubwoba ariko noneho bigeze kuri stage hahandi ushobora no gufata amafaranga uyahaye umuntu ngo umugirire neza, wagahita yajyana mu bapfumu akajya kuyakoreraho ibindi bintu bibi. Urumva rero bigeze ku rwego aho abantu bumva ikintu cyo kuba wagirira neza umuntu gisa nk'ikitakiri ngombwa mu bwami bw'Imana, kandi uwo ni Satani wazanye icyo kintu. Rero njye naje kubwira nti mwene data, ari njyewe nkeneye imirimo igomba kumerekeza, ari wowe ukeneye imirimo igomba kuguherekeza. Mureke dushake imirimo bene data, dushake imirimo izaduherekeza, tugirire neza umuntu tutiteye kureba ngo uyu nguyu ubwo mugiriye neza si ubusaza ahindukira akampemukira. Wowe bikora uvuga ngo ngiye mu mutima wanjye icyo ngambiriye ni imirimo igomba kumperekeza. Kandi mwene data reka mbabwire tubwizanye ukuri, uyu munsi uriho nanjye ndiho, ariko byanga byakunda hari umunsi uzasezera ku isi, nanjye hari umunsi nzasezera ku isi. Rero uwo munsi niwo tuba turi gutegurira, kuko cyane ko tutawuzi, ntabwo tubizi bishobora kuba uyu munsi, ntabwo tubizi bishobora kuba ejo, ntabwo tubizi bishobora kuba bitinze. Ariko uko byaba biri kose uzavuga uti mfite imirimo imperekeza. Ngaha nanjye reka nkubaze akabazo nanjye nibaza, ngaho utekereza muri aka kanya uri kumvira ijambo, ese uba utekereje hari abantu uheruka gufasha, hari abantu uheruka kugirira neza, hari igikorwa cy'urukundo uheruka gukora? Niba gihari Imana ishimwe gukomeze, ariko niba nta n'igihari Imana idushoboze dutangire kugira neza, tugire imirimo. Ngo abapfakazi bahagaze iruhande rwa Petero baramuririra bamwe ati ibi byose ubona tutambaye ubusa twitwa abapfakazi, nta n'abagabo tugira, uyu mugore niwe wabikoze, none muragira ngo agende noneho ninde uzatwambika?
ninde uzatwambika ko nta bagabo tugira? Uyu nguyu ko yahagaze mu cyimbo cy'abagabo bacu akatwambika ntitwambara ubusa. Reba iyi mirimo yadukoreye. Warangije Petero abahereza bose. Nawe rero nanjye dukeneye imirimo ya yindi tuzajya tuvuga tuti hari imirimo dufite. Marayika tuvuganira ku Mana akavuga ngo reba umuntu reba imirimo ye, yibuke, reba uburyo waba urwaye ku gisasiro. Aba badamu turabafata nka marayika. Waba uryamye ku gisasiro warwaye hahandi udabasha kwisengera, marayika agahagarara akabwira Imana ati reba uyu muntu reba ukuntu yambitse abari bambaye ubusa, reba ukuntu yagaburiye abari bashonje, reba hahandi marayika azajya avuga ngo handi wowe uba utishoboye kwisengera, marayika agahagarara akibutsa Imana imirimo yawe akavuga ngo reba umuntu reba imirimo yakoze, reba ibyo yakoze, reba kubw'ibi byose uyu muntu yakoze umutabare, reba kubw'ibi byose uyu muntu yakoze umugirire neza, reba kubw'ibi byose uyu muntu yakoze umurenganure aharengana, ahari ishobora kuba ari urubanza utabasha kwiburanira, imirimo yawe yonyine ikakuvuganira bigatuma urenganurwa. Mbega mbabwire mwene data, burya dukira mu buryo bwinshi butandukanye tuba tutabasha gusobanukirwa. Niyo mpamvu natwe tugomba gukora ku buryo impande zose tuba dufite ikituvuganira. Niba wasenze ukiyiriza, niba wakiranutse rwose, bigerekeho n'imirimo myiza muri Kristo kuko iradufasha, kuko niyo izaduherekeza. Ngo iyo mirimo irageragezwa igacishwa mu muriro ikavamo imeze nk'izahabu. Nuko rero ndakwinginga ngo ugire imirimo nanjye ngire imirimo izaduherekeza. Turimo rero tugana ku musozo. Mu by'ukuri uyu mugore Dorka atubere urugero rwiza. Ngo yagiraga imirimo myinshi kandi myiza. Natwe duharane ko tugira imirimo myinshi kandi myiza. Ariko tekereza nk'ubu wicaye bakavuga ati ni ukuri uyu muntu ati kuba ndahangaha niwe wahangejeje, kuba umwana wanjye abasha kwiga ni umuntu ujya wishyura minerivare abana banjye, kuba nambaye ubu nkaba ntambaye ubusa uyu muntu niwe wanyambitse, kuba mfite akazi uyu muntu yabimfashijemo, kuba ntabaye hanze uyu muntu yabimfashijemo. Nawe uri uwo muntu bigutera ishema, ukavuga bikanaguhatira kugira gute gukora ibindi. Kandi burya umugisha uba mu gutanga ntabwo uba mu guhabwa. Rero reka duharanire ko tuba abanyamugisha dutanga, kuko niho harimo inyungu nyinshi kuruta ko twahabwa. Rero tugana ku musozo, tugiye gukoresha isengesho. Ni isengesho rigufi ntabwo riri burambirane, aho dusaba Imana bene data ubundi ubuzima tugiye gutwikurura. Birashobora ko wari uri muri Kristo ukaba ukiranuka ariko nta mirimo, usigaye ufite ubwoba bwo kugira neza umuntu, kuko abantu benshi muri iki gihe bafite ubwoba bwo kugira neza umuntu. Rero ugasanga umuntu afite ubwoba bwo kuvuga ati se ngiriye neza uyu muntu nawe akampemukira. Reka dusabe Imana yongere duhe imitima yo gutanga, yo gukora, yo kugira imirimo myiza muri Kristo. Uwiteka Mana, tugushimiye umwanya mwiza, tugushimiye ijambo ryawe, turaryumviza, turatsinzwe, tubara aho twagize ubwoba, aho tutigeze dufasha twari dukwiye gufasha, utubare kutagira imirimo. Mana, muri aka kanya duciye bugufi, ongera uduhe imitima yiteguye gufasha, imitima yiteguye kugira neza, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, tugire imirimo kandi myinshi kandi myiza muri Kristo. Urakoze rero kumanukiye gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe. Amen.